Turagushimye Uwiteka mw'Imana yacu, mwami w'ijuru n'isi. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo ugira, tugushimiye uburinzi bwawe udahwema kugaragara ku buzima bwacu. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Wadusezeranyije kuturinda ibyo twacamo byose, yaba ari umuriro, yaba ari amazi, yaba ari umuyaga. Wadusezeranyije ko uzaturinda ntacyo bizadutwara. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko warinze mwene data unkurikira aka kanya turi gusengana mu ntambara n'ibigeragezo arimo yagiye acamo. Tugushimiye ko ukuboko kwawe kwiza kujya kubugaragara hamwe nawe, kukamurinda ntimuhitane, kukamurinda mu ntambara n'ibigeragezo arimo. Turagushimiye mu izina Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwinginga Uwiteka mw'Imana yacu kuza kubana natwe muri iri sengesho. Ineza n'urukundo rwawe bigumane natwe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri muntu wese ahadukurikiye aherereye mu gihugu icyo ari cyo cyose, turakwinginze kugira ngo ubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ahari waguteshe imbaraga zawe, waguteshe ubuntu bwawe, waguteshe kujya neza kwawe mu izina rya Yesu. We n'umuryango we babone uko kwawe gukomeye buri mugoroba. Tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha bene data, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije kugubwa neza. Buri muntu ahantu aherereye n'igihugu arimo ndetse n'isaha arimo, mwese ndabiyegereje kandi abashuje mu izina rya Yesu. Abantu bari kudushaka bakatubura, n'abato nabonaga bavuga ati amasengesho saa 9 ntabwo yatambutse. Yego nibyo, ntabwo amasengesho yatambutse kubera ko muri Zaburi 105:4 hari amagambo avuga ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushaka mu maso he iteka ryose. Ni muri ubwo buryo rero nari ndi mu rugendo rwo gushaka Imana. Ngira ngo hari abantu tubaze iminsi wenda dusengana mvuga ko mfite amasengesho y'umwihariko ngomba kujyamo. Ni muri urwo rugendo kandi ntabwo ari urugendo rworoshye. Urugendo rushobora kuba rwarantwaye nk'amasaha ageze nko muri 13 ndimo ndarukora. Ntabwo ari mu Rwanda nagiye gusengera, ahubwo ni hanze, ni igihugu cyo hanze. Nagiye gusengera yo gushaka Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Niyo mpamvu rero saa 9 tutari turi kumwe. N'urwo rugendo nari ndimo nkora ngenda njya gusenga, njya gushaka Imana. Yego, Imana rero iha umugisha buri muntu wese tubana umunsi ku munsi. Aka kanya ntabwo ndi mu Rwanda, tuzakomeza tuvugana nyine tugenda tuganira uko bwije nuko bukeye, ko tubonye uburyo nubwo connection cyangwa se internet hari igihugu ugeramo ugasanga ntabwo yoroshye kuyibona. Ibintu ubona bitandukanye cyane no mu Rwanda, ariko tuzajya tugerageza uko dushoboye kuganira uko tubonye uburyo. Yego, reka tubifurize rero amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Ngo twari tubivuze haruguru, Zaburi 105:4 biravuga ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Haleluya. Umurongo wa 5 ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. So urumva Bibiliya ikangurira abantu gushaka Uwiteka, gushaka Imana. Haleluya. Gushaka imbaraga z'Imana, gushaka mu maso h'Imana. Ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Ibyo nibyo bitera umukristo gushaka iki? Gushaka Imana. Dushaka Imana, dushake ibitangaza yakoze, dushake ibitangaza by'amateka yo mu kanwa ke, tubivuge, tubyibuke. Ibyo bidutere gushaka Imana kugira ngo haleluya tubone mu maso hayo. Zefaniya
igitabo cya Zefaniya 2:3 ndabahanuzi bato babiri givuga Zefaniya 2:3 haranditswe ngo mushaka Uwiteka mwabagwa neza bo mwisi mwese mwe. Umva nta muntu uvuyemo, yaba ari umupagani yaba ari umukristo uwo ari we wese mwisi. Bibiliya iramubwira ngo mushaka Uwiteka mwabagwa neza bo mwisi mwese mwe, ko birivuga. Bakomeza amategeko ye, mushaka gukiranuka, mushaka no kugwa neza. Ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Urumva umuntu wese Bibiri mukangurira cyangwa se ubuhanuzi ibyanditswe byera bimukangurira gushaka Imana. Apfa kuba ari mwisi akeneye Imana, waba uyemera waba utayemera. Bibiri gukangurira gushaka iki? Gushaka Imana ndetse no kumvira amategeko yayo no gukomeza amategeko yayo. Imana irayigukangurira uko waba wizera kose. Mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza. Haleluya. Buri mukristo wese Imana imukangurira gushaka gukiranuka kw'Imana, gushaka gukiranuka kw'Imana. Mushake no kugwa neza. Haleluya. Iyo umaze gushaka Imana ikakugisha gukiranuka, utangira ukagira ubuntu mbese ukagwa neza, umutima wawe ukamera nk'iki nk'uwa Kristo. Yesu ubwo yagendaga agirira abantu ineza. Ngo ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Iki nicyo gituma abantu batinya Imana, bakayishakana umwete. Icyo gituma abantu bashaka Imana bakayegera, bagashaka kugira neza kw'Imana. Kubera iki? Ngo nidushaka Uwiteka tugashaka kugira neza kwe no gukiranuka kwe, haleluya, tugashaka no kugwa neza kw'Imana muri twe, ngibyo ahari bishaka kuzatuma duhishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Kuko umunsi w'uburakari urahari, umunsi Imana izahana ikiremwa muntu igihora kutumvira, igihora ibyaha, igihora yuko cyanze kwakira Yesu Kristo nk'ami n'umukiza mu bugingo bwacyo. Umunsi w'uburakari, uyu munsi w'umujinya w'Uwiteka urahari. Ariko biravuze ngo nidushaka mu maso y'Imana, haleluya, tugashaka imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo, tugashaka mu maso ye, tukibuka imirimo itangaza yakoze n'ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke, tugashaka Uwiteka n'ubugwaneza bwe, tugashaka gukiranuka kwe, tugashaka ubugwaneza kwe, bizatuma duhishwa ku munsi w'uburakari, ku munsi w'umujinya. Aho bamwe zababwira imisozi ngo nibatwikire, amabuye ngo nabahishe, twebwe ntabwo tuzatinya mu maso he, kuko tuzatwara ahabonye, tuzatwara agira ubwo buntu, haleluya, bwo guhagarara twemye tudafite umutima uducira urubanza ku munsi w'uburakari. Hari ikindi cyanditswe muri Yesaya 55:6 ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Haleluya. Niyo mpamvu rero biba ngombwa ko duteye intambwe tugashaka Imana, tugashaka amaso y'Uwiteka. Ngo ni igihe kigoye kandi ni bya bihe Pawulo yavuze biremereye ikiremwa muntu. Isi yose abantu turahuzaguritse, abantu turi stresse, abantu tuburiye umwanya Imana. Ndabyumva ko no mu rugo iwawe ushobora gufata iminota 5, iminota 20 ugasenga mu rugo iwawe, nabwo kandi wabona Imana. Ariko wibaza impamvu Yesu yaraga ku musozi asenga, yitaruraga, akava muri famiye akagenda agashaka Imana, agasenga Imana akiherera. Kubera iki? Byahishuwe biravuga ngo aho duteye niho intebe Satani barizwa. Ari byo ngombwa ko umuntu ava muri stress, ava mu kajagari, akajya ku musozi we n'Imana. Yesaya 55:7 umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubarira rwose. Bivuze iki? Yesaya 5:6 ngo dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaza akiri bugufi. Bivuze iki? Hari umunsi Imana bizaba bitagishoboka kwibonwa, izihisha, iracyari bugufi bwacu, iratwegereye kuruta umwambaro twambaye. Ariko hari umunsi izatwitera umugongo, hari umunsi izadusiga. Muri Yesaya aravuga ngo mbaye nkoretse akanya gato, ariko nza kugaruka ngufitiye iki imbabazi nyinshi. Hari n'igihe rwose Imana ibikuretse akanya gato kugira ngo irebe se umuntu acyanyizera, n'igihe atanyumva yanyizera. Yobu kino gihe yakigezemo, nicyo abanyamwuka bavuga ngo ni ubukonje bwo mu mwuka, cyangwa se igikombe cyitwa guceceka kw'Imana, cyangwa guceceka Imana.
iki gihe iyo yakigezemo ngo arayishaka iburyo arayibura, aho yakoreraga ayishaka imoso arayibura, imbere n'inyuma arayibura, ariko arakomeza arizera, akomeza yubaha Imana. Hari igihe rero Imana ijya yihisha ngo dushaka Uwiteka byoshoka ko abonwa, tumwambaza akiri bugufi. Iyo washatse Uwiteka rero n'igihe ibaye kuretse akanya gatoya kugira ngo nabwo ikugerageze, kuko ibikuricungiye hafi bikureba. Byarabaye intumwa ziri mu bwato, Yesu ngo arasinzira, abazeretse akanya gatoya zirahamagara arazihorera kugeza zitatate databuja ko kuremeye udupfe turapfuye. Yesu arabyuka cyaha umuyaga aravuga ngo ariko kwizera kwanyu kurahagana he? Kwizera kwanyu kuri he? Bishatse kuvuga iki? Iyo dushatse Uwiteka byishoboka ko abonwa, nako kanya iyo tukagezemo Imana ibi kumwe natwe, kuko yatubwiye ngo niduca mu mazi, Isaya 3 wa 2, niduca mu muriro ntabwo tuzashya, amazi ntabwo azadutembana. Bigeragezo n'ibibazo birahari, ariko Imana idusezeranya kubiturindiramo, nubwo itadusezeranya ko bitazabura, ariko idusezeranya ko izabiturindira. Haleluya. 7, umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Haleluya. Ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo gushaka amaso y'Uwiteka, kandi ni igihe cyo gushaka gucyanuka kw'Imana, abanyangeso mbi bakabirambika hasi, tukagarukira Uwiteka kandi nawe akatugirira ibambe, kuko iby'Imana dusaba natwe ubwacu abana b'abantu tugifuza ko abandi bantu babikora cyangwa se bafite iyo mico Imana dusaba kuba dufite nk'abakristo. Iyo tubonye ku bana bacu kubo twashakanye natwe turayishima. Urumva rero Imana ntabwo idusaba ubugome, ahubwo idusaba kugira neza kandi igadusaba umutima w'ubumuntu nk'uko natwe twifuza ku bandi. Buri ikintu wifuza ku muntu yakabaye uko yumva yakabaye ateye neza, ari umuntu mwiza, niko n'Imana natwe twifuza muri ubwo buryo. Yesaya 5:7 cyangwa 8, reka tusubire ku 8, ngo rega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Ibyo nibyo bituma dushaka Imana rero, nuko iby'Imana yibwiye atari byo abantu bibwiye, nuko inzira z'Imana atari nk'inzira zacu, nuko imigambi y'Imana atari nk'imigambi yacu, nuko tumenye uyu munsi turimo nabwo umunota tuba turimo, ariko mu kanya kari imbere ntabwo tuhamenye, n'ejo ntabwo tuhamenye. Ngibi bituma dushaka Imana rero, nuko ibyo yibwira ko nibwo ibyo yibwira ndetse n'inzira zacu atari nk'izayo, niko Imana ubwayo yivugira ati ngiye ibyo nibwira, ibyo nibwira, ibyo mwibwira mwebwe si byo ngewe nibwira. Imitekerereze y'abantu si imitekerereze yanjye, inzira zanjye Uwiteka ntabwo ari inzira zanyu mwebwe abana b'abantu. Ibyo nibyo mutumye mukwiye gushaka Uwiteka byishoboka ko ajya gute kwabonwa, mukamwambaza akiri bugufi. 9, ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Bishatse kuvuga iki bene data yakoze Imana bene data? Haleluya. Imigambi y'Imana ni miremire cyane, inzira z'Imana ni ndende cyane, zirahambaye, zirenze ikiremwa muntu. Haleluya. Ibyo abantu batekereza twibwira, ugapanga ibintu ukumva ko bizagenda gutya na gutya, nyamara Imana wasanga atari ko irimo irabitekereza, irimo irabyibwira. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abantu bashaka Uwiteka. Ibyanditswe byinshi cyane bikangurira abakristo gushaka Imana. Zaburi 105:4 ngo mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushaka mu maso he iteka ryose. Haleluya. Ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Zefaniya 2:3 twasomye ngo mushaka Uwiteka mwabagwaneza bo mwisimwe, bakomeza amategeko ye, mushaka gucyanuka, mushake no kugwa neza, ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari. Gushaka Imana rero nukwinjira mu isi y'amasengesho. Mu isi y'amasengesho no gusoma ijambo ry'Imana twakura gukiranuka. Iyo dusoma ijambo ry'Imana twakura gukiranuka, twakura imbaraga z'Imana, twakura imitekerereze y'Imana. Iyo dusomye amateka y'Imana n'abantu mu isi ko byagiye bigenda, tugenda twumva imbaraga z'Imana n'imikorere y'Imana. Mwani magambo gushaka Uwiteka no kwiga ijambo ry'Imana no gusenga.
ibyo nibyo bigenda twinjiza mu mwuka, muri spirit yo gushaka Imana, muri spirit yo kumva Imana cyangwa se kugira imico y'Imana ishaka. Ngo nidushaka Uwiteka Isaga 5:5-6 bigishoboka kwabonwa nitumwambaze akiri bugufi. Imana ibagire neza kandi Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka tubabwire ko saa 9 tuba turi kumwe masengesho nta gihindutse. Icyahinduka ni connection nta n'ikindi. Bakoze Imana bene data, reka dusenge dushima Imana muri uyu mugoroba. Aka kanya ntabwo ndi mu Rwanda, ndahantu nagiye gushaka Imana nyine nkuko nari ndabisobanura gusenga. Ntabwo navuga ngo ntabwo natangubwira umunsi nzarangiriza amasengesho cyangwa se umunsi nzagarukira mu Rwanda, ntabwo nahita mutangaza aka kanya, ariko abantu tubana umunsi ku munsi tuzagenda tuganira. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ndabizi ko abantu bafite ibyifuzo bitandukanye bari hirya no hino ku isi, mu Rwanda, mu Burundi, mu Bugande, Tanzania, Kenya, mu Bubiligi, Amerika, Australia, Oman, mu Buhinde, ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, mu Faransa, mu Bwongereza. Abantu benshi bari muri ibyo bihugu byo hanze no mu Rwanda no mu Burundi n'ibihugu bya East African Community, bose bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Tuzajya tubisengera uko tubonye uburyo, kandi n'ubu reka dusenge mu izina rya Yesu. Reka nsenge n'abantu bizeye kubona ukuboko kw'Imana muri uyu mugoroba, kandi Imana iduha umwuka wo gushaka Imana, iduha umwuka wo gushaka iby'Imana. Ezra Mpyisi yaravuze ngo umuntu avukana ubushitani, ariko iby'Imana birigwa. Ubushitani umuntu arabuvukana, ndetse ukabona n'umwana afite ubushitani, ariko ibintu by'Imana birigwa kandi birashakwa. Nibyo biravuze ngo dushaka Uwiteka. Rero dushatse Imana iduha spirit ya mwuka wayo atwinjiramo, tukagira imikorere y'Imana, wakanwa kacu kakaba nk'akanwa k'icyo Uwiteka, tugategeka bigakunda mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana umuremyi wa byose, turagushimye mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ngushimiye bene data turi kumwe muri amasengesho, izina rya bishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Bibiliya itubwiye ahantu henshi hatandukanye ko dukwiye gushaka Imana, tugashaka amaso y'Uwiteka, tugashaka imbaraga ze, tugashaka kugira neza kwe no kugwa neza ndetse no gukiranuka. Turagusaba Uwiteka Mwami Imana yacu, ushyire muri twebwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haleluya, umwuka wo gushaka Imana, igicaniro, ikibatsi cy'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye kugira neza kwawe, duhamagaye umuriro wawe utwika buri kintu cyose kibangamira amasengesho, kibangamira abakozi b'Imana, kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikibangamira gushaka mu maso y'Uwiteka natwe turakibangamiye. Imyuka inamura abakristo, imyuka inamura abanyamasengesho, natwe turayibangamiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, haleluya, gufata kuri buri muntu wese. Imana iguha imbaraga zo gushaka mu maso hayo, Imana ikongerere kwizera. Umuriro w'Uwiteka Imana Nyiringabo ukwambare muri amasengesho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, turasenze amavuta y'Imana kwambare, imbaraga z'Imana zikwambare mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye ibyifuzo bitandukanye abantu dufite, buri muntu wese Imana imbe gusenga kwe, imbe gutaka kwe kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Kugira neza kw'Imana kugere kuri buri muntu wese n'ibyifuzo bye mu izina rya Yesu. Haleluya, abarwayi Imana ibakize, bari mu ntambara n'ibigeragezo Imana ibambika imbaraga, abari mu gahe ko guceceka kw'Imana Uwiteka abambika imbaraga no kwizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuriro w'Uwiteka Imana Nyiringabo ukwambare, imbaraga z'Imana zikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibitero by'umwijima bibarekure, abafite imbaraga z'abarozi zibarwanya zibirukankaho zibarekure, imyuka y'amahembe, bitega za nyabingi, imyuka ya kiranga, imyuka yose irwanya ubuzima bwawe, imyuka yajya ndi gusenga Imana ikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo zikubohore, amavuta y'Imana kubohore kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti.
Imana yirukana ibicaniro byagwanyaga ubuzima bwawe kubw'amaraso ya Yesu. Turasengera abantu bafite abana barwaye, bafite intambara mu muryango, mu ngo. Uwiteka bubakire, Imana ibakiriza abana, tuba tubabona mwandika ibyo byifuzo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yubaka imiryango, Imana yubaka ingo, basore n'inkumi, Uwiteka bubakire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abafite ibyo bakora, Imana ibizamure, ibihumugisha byamamare, bizamuke mu izina rya Yesu Kristo. Badafite ibyo bakora, Imana bafungura imiryango y'akazi mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye agasuka. Dusabye Imana imbaraga zo gushaka mu maso hayo. Imana twuzuze umwuka wera, Imana duhindura umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Ibyacu byose tubirindishije amasengesho n'imbaraga z'umwuka wera n'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Reka dusenge Imana tuyisaba uburinzi muri iri joro. Uwiteka mwami Imana yacu, turagusaba uburinzi. Buri muntu wese agiye kuryama, nanjye yongeye kuryama, mavuta yawe n'imbaraga zawe bitugote mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Abari mu bihugu bitandukanye badahuje amasaha, nabo barinde ku masaha yabo mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze, turagushimye, tugwaye icyubahiro kuri Imana idahwema kuturinda no kutuba hafi mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Imana ibahe umugisha bene data, Imana ibagire neza, Uwiteka biteho. Mushaka Uwiteka bigishoka kwabonwa mu mwambaza kiri bugufi. Haleluya. Banyabyaha bareke ibyo bibwira, bareke ingeso zabo, ngo bagarukire Uwiteka, nawe arabagirira ibambi. Yesaya 5:6-7-8-9. Imana mwese ibahe umugisha. Abari nijoro tubifurije ijoro ryiza, abari ku manywa tubifurije igicamunsi ndetse n'amanywa meza no guhaha mu karonka mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengere umunsi w'ejo dusaba Imana ngo uzahinduke umunsi w'umugisha ku buzima bwawe, uzahinduke umunsi udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, umunsi wo kuhaha ukaronka, umunsi w'insinzi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka wuzuye ubutabera akuburane mu isi y'umwuka, akurwanira intambara z'uburyo n'ibumoso mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Kandi aho nganditse like ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu masengesho yacu. Yego. Ntabwo ndi mu Rwanda, mudusengere nako dusabirane, turabazirikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Uwo nimubona kuri Wohorwa TV cyangwa se n'ahandi ubutumwa utari gutambuka, ahanini azaba ari connection, kuko nizo nabonye z'ikibazo cyane cyane, ndetse n'umuriro sometimes. Connection, umuriro, ibyo bintu bibiri. Yego, ariko hamwe no kwizera wenda Imana izagenda ibikora. Reka tubifurije kugira rero ibihe byiza ku masaha muherereyemo mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.